hanyuma nukuvuga ngo izo ndwara z'ibyorezo all pestilences, umwami Yesu yarabivuze nabyo. Jesus said about them. Avuga ko hazaza n'indwara He said z'ibyorezo. that there will be pestilences. Ndagira ngo mbamenere ibanga, I want you to know hazaza mu gihe impanda itaravuga, when the trumpet has not yet hazaza sounded, n'ibindi. others also will come. Iby'indwara z'ibyorezo, For the pestilences, nubwo ubuhanga mu buvuzi bwateye imbere cyane, though there's technology in medicine, ariko indwara z'ibyorezo ziraduka uko bwije n'uko but bukeye. pestilences are there in night. Ibi nabyo umwami wacu yarabivuze. And all this Jesus said. Imana idufashe cyane. God help us. Ariko ndagira ngo ntubwire inshuti umurikiye aho But I want you hose, to know, my friend, wherever you are located, uzajya uba urimo ureba kuri televiziyo yawe by the time you will be watching on your TV, cyangwa kumva amakuru aho ariho hose, you listen to the news wherever you are, bavuga imitingito yabaye, talking about earthquakes. ujye umenya ko ari bimwe mu by'umwami Yesu yavuze mu bimenyetso byo kugaruka kwe. Know that they are one of the sign of return of Jesus Christ. Kandi uko imyaka igenda ishira, And as the year goes, niko hagenda harushaho kuba imitingito myinshi that's cyane. when earthquakes are being added. Kuva kera imitingito yabayeho, From long time ago, earthquakes were there. ariko ubu ngubu uko imyaka igenda ishira n'ibihe bikurikirana, But now, as times are going, haragenda habaho imitingito myinshi the cyane. earthquakes are growing. Mbifurije umugisha w'Imana nshuti mukurikiye channel yacu ihumuriza ibihumbi. Blessing of God upon you, friends who are following us on our channel, Thousand Comforts. Muri kumwe na Pastor Kayitare Jean Baptiste. You are with the Pastor Kayitare Jean Baptiste. Mbaye ikaze ku gice cya gatanu cy'ingisho yacu yoborwa kwa Yesu. Welcome to part number 5 for our preaching, talking about the return of Jesus. Ndakomeza kuvuga ku bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. I continue to talk about the signs of return of Christ. Turasubiza nanone turakomeza gusubiramo igisubizo umwami Yesu yabigishwa be muri Matayo 24:3. We continue to the answer that Jesus Christ gave to the disciples for the question that is in Matthew 24:3. Ngo tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi n'iki. Tell us when this will happen and what will be the sign of your coming and the end of age. Muri iki gice cya gatanu ndavuga ku bimenyetso bitatu icyarimwe. In this part 5, I'll talk about the 3 signs at once. Ndavuga ku nzara, I talk about famine, indwara z'ibyorezo n'imitingito. I'll talk about diseases and earthquakes. Tukatwatsinze dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo 24:7. Let us, without delaying, we read in Matthew 24:7. Turasoma n'ibyahishuwe Yohana igice cya 6:5-6. And we read in Revelations chapter 6 verse 5 and 6. Usome Matayo 24:7 handitse ngo ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ishyitsi hamwe na hamwe. Usome no mu byahishuwe ibice 6:5-6. Umwana w'intama amenya ikimenyetso cya gatatu, numva ikizima cya gatatu kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenari imwe, n'ingero 3 za sayiri zigure idenari imwe. Naho amavuta ya vino ntugire icyo ubitwara. Matthew chapter 24 verse 7. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Then we read in Revelation, we read chapter 6 from verse 5 up to 6. Yes. When he opened the third seal, I heard the third living creature say, come and see. So I looked, and behold, a black horse, and he who sat on it had a pair of scales in his hand. And I heard a voice in the midst of the 4 living creatures saying, a quart of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius, and do not harm the oil and the wine. Eka dusenge. Let us pray.
Mana nongeye gushima izina ryawe rikomeye. Heavenly Father, I thank you for your greatness. Gushimiye komeje kuduha uyu mwanya mwiza wo kugeza ku batwumva ijambo ryawe. Thank you for another good opportunity that you have given us to spread your word to the listeners. Ndasabye ngo Umwuka Wera dufashe kugira ngo itorero ryawe ribashe kwitegura. May the Holy Spirit help us so that your church will be ready. Ko mu kanya nk'ako guhumbya impanda yawe iravuga. That soon and very soon your trumpet will rise. Ijambo ryawe rigira ubushobozi n'ububasha mu mitima y'abaryumva. May your word have work and miracles in the hearts of listeners. Mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. I pray in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Imana y'umujishimwe cyane. May Heavenly Father be glorified. Kuri murongo wa karindwi ubutumwa bwiza bw'Amatayo 24. At this verse 7 of Matthew 24, ntabwo ndi buvugeho ibintu byinshi kuri iki kimenyetso cya gatatu. I will not talk more about this third sign. Ndavuga ku gace gusa kavuga ngo hazabaho n'inzara. I'll talk about only one part that says that there will be famines. Aya ni amagambo yavuzwe n'umwami Yesu Kristo. Those are the words that have been talked by the Lord Jesus Christ. Yavuze ko mu minsi y'imperuka hazaba inzara. He said that in last days there will be a famine. Kubera ibihe turimo bigoye, because bad times that we are in, ibihe by'ihindagurika ry'ibihe, time of climate change, imvura mu bice bimwe ntabwo igwa, some places rain is not raining, no mu bindi bice aho iguye ikangiza ibintu, and other parts when it rains heavily. Muri iyi minsi hadutse inzige mu burasirazuba bwa Afrika. In East Africa nowadays there are some parts that they have cockroaches. Inzige zona imyaka. That they are grasshoppers. Hanyuma ibyo byose ni bigaragaza ibihe by'inzara. All the things are showing the period of famines. Haje ubukoko bwona imyaka butigeze bubaho. There are some insects that are destroying plants and they are extraordinary. Uburyo uko bwije niko bukeye ibimenyetso by'inzara biba bigaragara. Day and night the signs of famine are just being shown. Bene data abantu benshi barashonje. My brother, so many people are hungry. Hari abantu numvise igihugu kimwe iyo umugabo yariye ku manywa nijoro ntarya. There are in some areas, some regions of the countries where I have heard that if the man had the lunch during the night, he cannot take supper. Abantu barya ibihe byo kurya. People who just shift for eating. Yesu aravuga ngo hazabaho inzara. Jesus said there will be famine. Mwene data nubwo iyo nzara ishobora kukugeraho nawe cyangwa nanjye kangeraho. My brother, though that famine can come to me or to you, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko bizaba ari ibimenyetso by'uburuko kwa Yesu. But the word of God said that there be signs of Jesus. Nubona inzara irimo gutera mu bihugu bitandukanye. If you see that famine is coming to different countries, inzara iraryana kandi irababaza cyane. Hunger is so serious. ariko ujye unezezwa nuko Yesu ari hafi kugaruka akadutwara aho badasonza. But be happy for Jesus is near to come and will take us where there is no famine. Hallelujah. Hallelujah. akadutwara mu gihugu dufite byose dukeneye. He will take us in the country that we will be having all that we need. Imana y'umujishimwe cyane. May Heavenly Father be glorified. hanyuma intumwa Yohana nawe, and then the disciple John, mu byahishuriwe Yohana nawe abona marayika wa gatatu amena ikimenyetso cya gatatu. In Revelation chapter 6 verse 5, he saw some the person who just saw the third seal. Mu gihe marayika yamenaga ikimenyetso cya gatatu, when the angel was opening the third seal, ngo haza ifarashi ya gatatu, haza ifarashi ya gatatu, there was a black horse, ifarashi y'umukara, a horse which is black. iyo farashi ngo yari umukara, that horse that was black, kandi ngo yicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki, and the one who sat on it, he had a pair of scales in his hand. ngo yumva aravuze ngo ingeri imwe ya sayire igurwe idenari imwe, and then he was saying that a quart of wheat will be 1 denarius. Imana itugenderere cyane. God work with us. Bene data, ibi ni ibimenyetso byo gusonza. My brother, these are signs of being hungry. Nukuvuga ngo uko imyaka ihita indi gashira, which means that day and night, nubwo isi yongeye ikoranabuhanga mu bintu by'ubuhinzi n'ubworozi, so this world has a lot of technology in agriculture and elsewhere, ariko ibyo kurya bigenda birusha kuzamura ibiciro cyane. but food, they are becoming on high price. Nari ndimo mvugana n'abantu ukuntu nyuma jenoside
yo mu 1994 I was talking to the people that after the genocide of 1994, mu 1995 mu mezi abanza around 1995 in the beginning, agakombe gato ka nido y'amata kaguraga amafaranga 350. just a little cup of nido milk was 350 francs, 100 francs. ariko mberutse kukabaza bambwira igiciro bambwiye cyarantangaje But cyane. now, a few days ago, I asked the price and they told me a very high price. barambwiye ngo ni ibihumbi 8. They told me that is 80,000. mu gihe fanta yaguraga amafaranga 25 mu 1995. By the time non-alcohol drinks were just around 25 francs. ubu fanta igeze ku mafaranga 600. Now that soda, they are now at around 600 to 100 ibyo bintu francs. kubisobanura no kubivuga ntabwo byoroshye. So to talk and explain about those things is not easy. ni ukuvuga ngo ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bihora bizamuka uko I'm bije telling you, the prices of food and drinks, they are so expensive. Yesu aravuga ngo hazabaho inzara. Jesus said there will be famine. Imana yo mu ijuru The itugenderere Heavenly cyane. Father work with us. ni ukuvuga ngo iyi farashi y'umukara It means that this black horse, uyicayeho yaje guteza inzara ku isi yose. the one who sat on it, he comes just to cause famine around the kandi world. umwami wacu Yesu Kristo abitanga nk'ikimenyetso kigaragaza And kuza our kwe. Lord Jesus Christ has brought this as a sign of his aha arimo return. arasubiza ikibazo bamubajije ngo tubwire ibyo bizaba byari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi n'ikihe. Here is answering in Matthew 24:3, where the disciples ask, tell us the sign of your coming and the end of the world and of the sign of your return. ikimenyetso cya gatatu yabahaye rero yahaye abigishwa be. So the third sign that he gave to his disciples, yabwiye ko hazabaho inzara. he told them that there would be a famine. ndagira ngo mbwire inshuti umurikira aho uri hose, I want you to know that, my ibi friend, bintu nta gishobora kubitangira kiriho. the things, nothing can stop them. nubwo ibihugu birimo gushyira imbaraga mu buhinzi, Though countries are putting all forces in agriculture, ibihugu bimwe bikagira amafaranga biha abahinzi kugira ngo barusheho guhinga. some countries contributed to the agriculture, how they can cultivate. ariko Yesu yaravuze ngo hazabaho inzara hamwe na hamwe. Jesus said that in some places there will be famine. Yesu yarabirebaga inshuti zanjye. Jesus was saying it. yabonaga ko hari ibihugu bizaba bifite ibyo birya bakabimena. He was saying that different some countries would be having enough food. niyo mpamvu yavuze ngo inzara hamwe na hamwe. And he said that's why he said some places there will be famine. ibi ntabwo mbitindaho cyane. Here I don't take long. ufite amaso wese arabireba. Everyone who ikimenyetso cya kane umwami wacu yatanze the first sign that our Lord gave, ni indwara z'ibyorezo. it's just pestilences. reka dusome ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 21 umurongo wa 11. Let us read in the Gospel of Luke chapter 21 and verse 11. reka dusome Luka 21 umurongo wa 11 handitse ngo kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye kandi hazabaho inzara n'ibyorezo n'indwara, hazabaho n'ibitero ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. It says, and there will be great earthquakes in various places, and famines and pestilences, and there will be fearful sights and great signs from heaven. Imana yo mu ijuru itugenderere May cyane. Heavenly Father work with us. navuze ko ibimenyetso ntashobora kubitindaho rwose. I said that I would not take a long time for explaining the signs, kuko usibye umwana muto utari wamenya ubwenge, because apart from just a little child cyangwa n'undi muntu mukuru waba ufite wenda nk'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, or another one who has just like a mental problem, umuntu wese uzi ubwenge ibi bintu arabibona. everyone who is fit can be able to see indwara z'ibyorezo pestilences. kuva kera kose indwara zagiye zibaho. From long time ago, there were so many sicknesses. hagiye habaho ubushita, There would be the things of caused by kwashiorkor bwishe abantu benshi cyane. that killed so many people. habayeho ibicurane ibicurane bya Espanye, There will be Spanish grippe. ibyo byishe nabyo abantu benshi cyane. They also killed so many people. haje sida n'izindi ndwara zikomeye, HIV/AIDS and other strong sicknesses. nazo nayo yica abantu benshi cyane. They also killed people. haza Ebola, There was Ebola. izo nazo ziraza zica abantu benshi cyane. They also killed many people. ubisi yose ihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Now the whole world is against this
pandemic COVID-19, hanyuma nukuvuga ngo izo ndwara z'ibyorezo all pestilences, umwami Yesu yarabivuze nabyo. Jesus said about them. Avuga ko hazaza n'indwara He said z'ibyorezo. that there will be pestilences. Ndagira ngo mbamenere ibanga, I want you to know hazaza mu gihe impanda itaravuga, when the trumpet has not yet hazaza sounded, n'ibindi. others also will come. Iby'indwara z'ibyorezo, For the pestilences, nubwo ubuhanga mu buvuzi bwateye imbere cyane, though there's technology in medicine, ariko indwara z'ibyorezo ziraduka uko bwije n'uko but bukeye. pestilences are there in night. Ibi nabyo umwami wacu yarabivuze. Then all this Jesus said. Imana idufashe cyane. God help us. Mu gihe yasubizaga abigishwa be ku musozi wa Elayono, Every time I was answering his disciple at Mountain Olives, bamaze kumubaza ngo tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe, when they asked, tell us when this will happen and the sign of your return, kimwe mu bimenyetso yavuze, one of the signs that he gave, ikimenyetso cya kane, there are number 4 signs, yavuze ko hazabaho indwara z'ibyorezo. said that there will be pestilences. Bene data, hariho n'izitazwi. My brothers, there are even those who we don't know. Igihe abantu bajya bahamagara ndimo gusengera abarwayi, When I'm praying for sick people, some different people call me akambwira ukuntu arwaye nk'amazi ndetse wagiye kwa muganga, and tells me when I ask how is sick, kamwe ngo nagiyeyo baransuzuma indwara and when barayibura. I tell him, have you gone to the doctor? Then I say, I went there, but I didn't get any sickness. Ni ukuvuga ngo hariho indwara abaganga batarimo gusobanukirwa no kumenya, Which means that there are some sicknesses that even doctors are not aware to know. hari n'izo batarasobanura rwose ngo bamenye n'aho And zituruka. there are others that they can never find where they're coming from. Yego hari n'izituruka ku badayimoni, There are those who come who caused by demons. ariko iby'indwara z'ibyorezo sindi bubitindira. About pestilences, I will not take long. Umwami Yesu yavuze ko hazaba indwara Lord z'ibyorezo. Jesus said that there will be pestilences. Nibyo bihe turimo rero, This is the time that we are ni in. ikimenyetso cyo kugaruka kwe. It's a sign of his return. Ikimenyetso cya gatanu umwami Yesu yatanze Sign number 5 that Lord Jesus talked about ni imitingito. is earthquakes. Reka twere dusome ubutumwa bwiza bwa Luka igice 21 umurongo wa 11. Let us read again in Luke 21:11. Luka 21 umurongo wa 11 handitse ngo kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo n'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Luke 21:11. And there will be great earthquakes in various places, and famines and pestilences, and there will be fearful sights and great signs from heaven. Imana idufashe cyane. May God help us a lot. Bibiliya itubwiye amagambo akomeye umwami Yesu yavuze. The Bible has said, is telling us great words that Jesus said. Mu kimenyetso cya gatanu yahaye abigishwa ni imitingito. Sign number 5 that Jesus gave is earthquakes. Hari abantu bajya bumva ibintu by'imitingito bakagira ngo ni ibintu bisanzwe. There are so many who can maybe feel or see earthquakes and they think that it's normal. Hari ibihugu imitingito ibamo cyane. There are countries where the earthquake is so a lot. Ariko habaho imitingito igaragara n'itumvikana. They are seeing earthquake that you can see, other that you cannot see. Hanyuma nukuvuga ngo abantu benshi barabibona bakabifata nk'ibisanzwe. People when they see it, they take it for granted. Ariko ndagira ngo ntubwire inshuti umurikiye aho But I want you uri to know, my friend, wherever you are located, uzajya uba uri mureba kuri televiziyo yawe, by the time you will be watching on your TV, cyangwa kumva amakuru aho ariho hose, or you listen to the news wherever you are, bavuga imitingito yabaye, talking about earthquakes, ujye umenya ko ari bimwe mu by'umwami Yesu yavuze mu bimenyetso byo kugaruka kwe. know that they are one of the signs of return of Jesus Christ. Kandi uko imyaka igenda ishira, And as the year goes, niko hagenda harushaho kuba imitingito myinshi that's cyane. when earthquakes are being added. Kuva kera imitingito yabayeho, From long time ago, earthquakes were there. ariko ubu ngubu uko imyaka igenda ishira n'ibihe bikurikirana, But now, as times are going, haragenda habaho imitingito myinshi the cyane. earthquakes are growing. Imana idufashe cyane. God help us. Reka dufate urugero wenda Let us take an example. mu myaka 3 ikurikirana, In past 3 years, 2017, 2017, 2018 na 2018, 2019. and 2019. Imana idufashe May cyane. God help us. Reka turebe uko byagiye bigenda. Let us see how it was. Mu mwaka wa 2017 gusa In the year 2017,
habaye imitingito 1566. The earthquake was 1566. Hanyuma mu 2018 habaye 2008. habaye imitingito 1888. Then 2018 it was 180 and 808. Hanyuma mu 2019 Then in 2019 habaye imitingito irenga 1600. there were more than 1,600 earthquakes. Bishatse kuvuga ko ku munsi nibura habaho imitingito 55 ku isi. Which means that the example of daily earthquake, they are around 55 earthquakes per day. Bene data ibi ntabwo ari ibintu bisanzwe gusa. My brothers, this is not normal. Ukwiye gusoma mu byanditswe cyangwa wabyumva mu makuru ukabifata nk'ibisanzwe. That you have to read or watch on TV, then you take them as usual. Ndagira mbibutse ko aya magambo ari igisubizo umwami Yesu yahaye abigishwa be. I want to remind you that this is the answer that Jesus gave to his disciples. Bamubazaga ikimenyetso cyo kuza kwe n'ikimeruka Yesu. By the time they were asking the sign of his return and the end of age. Nuko nababwiye ibyo gusenyuka kwa Yerusalemu byarasohoye inyuguti ku yindi. As I told you, the desolation of Jerusalem, they have been fulfilled later by mu mwaka wa 70. in the year 70. Niba hariho ibyabaye rero bikagaragarira amaso. If there were those happened, nibindi byose nubibona ujye umenya ko ari Yesu agiye kugaruka. If you see others also get notified that Jesus is back. Imana y'umujuru yabwe cyubahiro. Heavenly Father, be glorified. Reka dusenge Imana. Let us pray. Mana y'umujuru ndagushimye mu izina rya Yesu. Heavenly Father, I thank you in the name of Jesus. Ndagushimira ubuntu bwawe butangaje. Thank you for everlasting mercy. Ndagushimira imbabazi zitarondoreka. Thank you for your everlasting forgiveness. Yesu ndagushimira ko urimo kuvugana natwe Jesus, I mu ijambo thank you ryawe. that you are talking with us through your word. Ndasabye ngo umwuka wera duhe kuba maso no kwitegura. I beg that the Holy Spirit will give us power and to be ready. Gira neza ubugingo bwa buri wese udukurikiye. Do good for everyone who is following us. Kandi gira neza n'ubugingo bwacu mwami. And continue to do good for even our lives. Kugira ngo turusheho kwitegura kuko uri hafi. So that we will be ready because you are near. Ndisabye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. I pray back in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mani wavugisha mu izina rya Yesu. God bless you abundantly in the name of Jesus. Abakunzi ba shene yacu ibihumuriza ibihumbi. The friends of our channel 1000 comforts. Niba ari ubwa mbere ukurikiye shene. If it's your first time to watch this, ukore subscribe. Please subscribe. Kugira ngo ibyigisho byose byo bikugeraho. So that all the preaching will come to you immediately. Ndabararikira gukurikira ibyigisho bikurikira. I invite you to continue watching the season that are coming. Bizarushaho kubagwa neza cyane. God, it will be so nice for you. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. May God bless you in the name of Jesus. Amen. Amen.